n'abasirikari nongere ngubure ngo n'abasirikari nongere mbikubwire ngo n'abasirikari kuko urebye ibitero bagabweho ntago bibaho biriya bitero ntago bisanzwe bebe tubasuhuze ni nako kandi tubahereza cyangwa se tubaha ikaze mu makuru tubagezaho umunsi ku wundi tudatinze rero nk'uko murimo murabibona neza cyane imbere ya kamera zacu tayari ni ku Ntare Info TV, ni kuri Maco TV show, ni kuri Machachari official. tayari tuba twamaze kuba twitereka tayari tubazaniye amakuru agiye atandukanye. Nari maze iminsi ngewe ntaboneka, ari nako kandi nabyo tugiye kubibabwiraho. Mu by'ukuri rero muri iki gihe turimo nkaba nongeye kugaruka, ngarukanye amaraso mashya, ngarutse hirya no hino kugira ngo mujye mumenya uko situation ziba zimeze mbere yuko wenda tugira ibyo twinjiramo cyangwa se amakuru twinjirana. Bwana Claver Bemba, ndakwakiriye ari iminsi kabisa. Nanjye ndakubwira ngo pole sana ku byakubayeho. Ibikoresho byawe byose biragenda birangirika, ariko ni inkuba bikubisa hasi. Ni inkuba ariko noneho byageze wagira ngo yari intumano rwose, guhera kuri kamera kinjira telefone machine byose bikagenda bikangirika. Pole sana ariko nagarutse nubwo barajya babona ndi shusho ritameze nk'irya mbere, ndetse telefone barabona ko duhari. Yego rwose nanjye nageragezaga kwihanganisha abantu, babwira ati hari abantu banyandikiraga ati Machachari twamubuze, ababwira ati mwihangane afite ibibazo bya tekinike. Njye niko nababwiraga, nabo nabasobanuraga nabo ati ko ibibazo bya tekinike. Ibyo bibazo bya tekinike niba bimaze gukemuka muzamubona rwose, kandi koko mwamubonye kuri Maco TV show ndetse no ku Ntare Info TV. Turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. Yego. Yes, rero abakunzi ba Machachari official bone bari bambonye mu makuru yacu yatambutse mu gitondo. Nagerageje ni iminota mike gusa nababwiraga aho nari mperereye. Nagarutse rero ubu ngubu rero twebwe ikituzanye ni ikihe Bemba? Icya mbere tugiye kugaruka navuga ku nzira ebyiri z'urugamba. Izo nzira ebyiri z'urugamba ni izihe? Coalition ya Kinshasa, ya coalition yose muzi uko ingana, irimo yamaze kuramforsa ku rwego rukomeye cyane, kuko iri ku advancinga yinjira muri Minembwe. Ifite gahunda yo gufata Minembwe uko byagenda uko ariko kose, kuko aho bari gukontorora urabona ko Minembwe bayishyize, nubwo wenda Minembwe ikiri kuba kwanga ikabanyererana, ariko bayishyize mu nyuguti ya U. Icyo ni kimwe. Hanyuma turaza kuba tumanuka gatoya mu cyerekezo cy'Indondo, duse n'abacurika twerekera Uvira. Ntare za Sarambwe nazo zacuritse ikibuga, bisa nkaho bari kuvuga bati mwinjire Minembwe ntacyo, ariko natwe twinjiye Uvira. Niko ibintu bisa Bwana Bemba. Iyi ni ingingo tugiye kugarukaho, n'abakunzi bacu nteka ko bagiye babibona amavideo agiye atandukanye, abasigaye baparanganye ebwane abari mu Ntare official. Nabonye ayishyikira muri groupe y'Intare official rwose babishyizemo, werekana hariya za biriba uburyo baparanganye kabisa. Ariko Bwana Machachari naguciye mu ijambo, iriya Minembwe, uriya Minembwe iri strategique makurusha Uvira. Yego, kokomeza ariko tugiye kukagarukaho nako muze murabibona, muraza kubibona neza ukuntu bimeze. Ariko kandi ni nako kandi mukanya navuga ngo tension yatangiye kuzamuka kwa Kirombo. Imyaku mu minsi ishize ntabwo nari impari, urabizi ko ngiye ntabwo nari impari bitewe n'ibibazo bya tekinike. Drone barayikubiti, niba ari baba bakubise iragenda igwa muri Tanganyika. Ntabwo ari drone, ni soko. Mujye muri bitandukanye ko Suko Isu 25 zirahenda Bemba cyane rwose, zirahenda ku rwego rukomeye cyane. Ibyo birabaye. Hanyuma mu kanya saa 2 indi Sukoyi iguye hitwa ku muhanda wa Kisangani winjira muri Ituri, iguye mu shyamba. Nkeka ko tubana ku rubuga mwamaze nabyo kubibona. Twavuga tuti nakaga gakomeje kuba kuri Kirombo kabisa Bemba. Kirongo afite ibibazo, yagiye kureba umupira ariko ashobora kuzava muri match ibintu byamaze guhindura isura, uko yabisize akazasanga byaramaze kuzamba. Yes. Hanyuma rero ndumva ahanini nizo point tugiye kugenderaho, kuko ntabwo turi butindira abakunzi bacu cyane rwose. Niko bimeze. Nyemera rero duse n'abinjira muri Sud Kivu Commerce, ntabwo turi kuyivugaho
Masisi biratuje muri minsi. Amakuru yarari muri Masisi ndahamya ko ahubwo urugamba rwo rwamaze gusatira muri Warikare gusa. Urugamba rwamaze gusatira muri Warikare ni ukuvuga ngo ikintu kigaragaza cyane nuko aba barwanyi ba Nyatura bari hariya muri Bashari Mukoto babiri nko mu kibindi. Bari nko mu kibindi ni ukuvuga ngo bariya ni ukujya M23 itera ibuye ikibindi kimeneka bamenekeramo. Kuko aho gusohokera ni hejuru kereka ni bajya mu ijuru. Kuko bameze gutya basigaranye muri wa munwa wo hejuru. Kandi kugira ngo babashe kubakurara muri Mokoto rwose muri bira bice bajamari na Banyasi na Dominiyari. Nawe buno niyari. Nawe niyari rwose yahungiye kwa Jamari. Nuko ngo bari bose nukuza cyangwa kwakundi ufata umuhinuka kubita. Kamukubise ikibindi cyose cyangwa igicuma kikaba kimenekanye n'ibirimo. Niko nabo bazizabagendekera. Hanyuma gusa warukomeje kuri Warikare unyibutsa ko mfite amakuru yo mu gace ko bita Hombo. Hombo ni muri Warikare, bien sûr bundi Hombo isa nkaho iri muri triangle, muri kwa kundi triangle imerika ikaba iri nko kuri Kagasongero. Iri ku rubibi nyine ni muri Warikare, ikaba ku rubibi rwa Masisi no ku rubibi rwa Kare. Ahubwo no epfo irimo nakabari. Ikagira nakabari. Sinzi uburyo iteye muri gutya. So Hombo rero haraye paniki idasanzwe Bemba kubera ko abasirikare bari bavuye hakurya muri za Tushunguti n'ubundi bambutse baza bajya muri groupe mayo bita Biriko muri localité ya Biriko. Ariko Biriko iri muri Walowa Yungu ndibuka ko mfite amakuru yaho. Walowa Rwanda Walowa ni Walowa Rwanda kabisa. Hariya ya gace Miyanda kari kuberamo imirwano yari guhuza Shukuru Burenda ariko Rwanda na Kirikico mwana mayi. Nuko bari bose bari gupfa minisio bari bahawe. Nuko stock bari bahawe na FARDC. Nukuvuga ngo lokalite ya Busurungi, lokalite ya Rukaraba, lokalite ya Monji na lokalite ya Hombo zose zaziri muri paniki. Ariko iyo paniki waruvuze nuwango n'abasirikare ba FARDC barashe none nibo barashe bari kwerekeza hakurya. Doko barasaga bari muri Hombo barasa hapo. Abantu bume imboni yacu yari hari ivuga ati turi gushaka ibirimo birabera hanga ati byatuyobeye. Nuko ngo FARDC yarije gukiranura biriya bugabo bubiri. Uriya nani Kirikico nibari mwana mayi na Shukuru Burenda nibo bari baje kugira ute gukiranura. Ukumva ko uko bararasanye baranicana cyane n'ubu ngubu baracyarasana. Urumva ntago nari mbizi mbonye gusa bambwira ati hano byakomeye ntago nzi byari byo. Urakoze kuri intervention Bemba. Rero twinjiye twageze aho bita mu Mitamba, aho bita Muramvya, naho bita ni Kiziba, bavuga ngo ni Kiziba niba ari biziba gutyo. Ahangaha ni mu cyerekezo cya Uvira Bemba. Yego ni Biziba. Tugiye gutangirira ni Biziba. Biziba rero iri hagati ya Mitamba, iri muri axe ya Mitamba werekera Kirungwa. Kandi uziko Kirungwa ni umusozi uri hejuru ya Uvira. Iyi ni intambara navuga ko itoroshe nubwo wenda bamwe bashobora kugira ngo ni intambara yoroheje. Iyi ntambara urayibona ute gihiri kuberaho no hejuru naho ntago byoroshye? Mbwira aspe iyi ntambara urimo urayibona. Wenda ari umuvandimwe mvuganye nawe uri Bibogobogo. Yego. Kandi ambwiye yuko amasasu yabyutse avuga. Kino gice cya Minembwe isasu ribyukiye Minembwe. Hariya turaduce twose za niba ari Irundu, turaduce twose Karingi, Gakenke, kuri wa musozi witwa Ruhina, niba ari Ruhina Mavi. Uravuze ngo n'uduce twinshi twabamaze kumbwira turi kuberamo imirwano. Uriya muzi uri hariya muri Minembwe. Ntabwo ari ukukubeshya macacari. Ushobora kurasa mu Rwanda ukoresheje imbunda ndende. Uri Minembwe. Buriya koko. Donc za mbunda kuko ho plateau ya Minembwe na chaîne de montagne ya Mitumba. Chaîne de montagne ya Mitumba. Iriya isi yose irayiza hano niko navuga. Cyane. Kuko uri Minembwe uburi kureba Tanzania. Uburi kureba Burundi. Uburi kureba mu Rwanda. Burundi ibiri hasi, uri kureba hasi amatara yose ari za Bugarama. Uri kureba muri iyo misozi yo hejuru mu Rwanda. Uri kureba niba ari za uhari ikigezi kigabanya babita niba ari Rukuga. Ikigezi kigabanya u Rwanda na n'u Burundi bakita niba ari
n'umugezi uri hirya ya ntuza ya Bugarama ya plane ya Bugarama bakita niba ari nanjye umugezi ndawibagiwe kandi ndahuze harimo ikintu bisa naho ari Rukara niba ari sinzi uko uburyo bakita icyo kigezi uri kukireba uri kureba hakurya rero n'ubundi kuko hariho umupaka urimo gufuza uri kureba hose ukagenda ugakontorora ntuza yose uri kureba Lake Tanganyika yose yuje ukazagera za Yogobogo uri kureba iyo hirya umwisho rwose ku buryo uri kureba muri Tanzania nukuvuga ngo iriya ho plateau ifite agaciro ifite n'imbaraga zikomeye mu gukontorora kiriya gice cyose cya hariya cyerekera muri Moye Plateau cyerekera muri Plane ubwo uba wateye umugongo Mwenga yose kandi uba wateye za Maniema uba wateye umugongo yes nayo Shabuda hirya Maniema nayo uyibona hirya muri yo mashyamba za Maniema na za Shabuda nukuvuga ngo hariya FRDC leta Kinshasa yashatse kugira ngo ihagire ahantu hashobora kugira icyo habafasha ku bijyanye n'ibirindiro byabo byo kuba bagabikomeye ku Rwanda sibyo no kuri 23 tutahasize niho bashaka gufata ariko ukabona ko intambara n'ubundi yo yamaze kumanuka iri kwerekera muri plane muri plane kariya gace uvuye za Ndondo kugira za uriya musozi ni Kirungwa harimo akantu k'inkomane gutya harimo iriya misozi ari uri kuza muri iriya centre wabonye turiya misozi bari aba FARDC bagiyemo biziba yego no hakurya nka gutya uri kubona Mitamba ni ukuvuga ngo ni hafi cyane ya Uvira ubona ko imbaraga FARDC burya na Wazalendo nizo FDNB nta bwenge bagira imbaraga barazijyana hejuru ariko hasi bakazikura kandi noneho abanje bari hasi turebye ya Hibu kandi hasi niho hagaburira hejuru cyane babandi bari hasi baje gufunga donc kuri ligne de front bo bari kwirwanira kuko abagepari n'abahibu bari kwicana ubwabo bambara ntabwo bari guhuza ukabona ko mama kugira nagaza zishobora kubakora surprise ikazi kabakubita ikinjira Uvira babandi bari kurwana na Minembwe bagakomeza kurwana na Minembwe babandi nabo bagakomeza kwigumira handi hasi bagakomeza gushwana kuri route nationale numero 5 bakajya kumva Uvira yabaye tombe bakabura inzira arega nabiyo hejuru ubwo nta kindi cyerekezo wenda batekereza ko nubwo Minembwe baba bayigezemo bamaze kugukatingana abamaze kugufatana Uvira bakadvancinga wenda bakajya nko muri bire bice bari bagezemo za Makobora nuri Minembwe nta yindi nzira yaba kibonye nukuzamuka bakajya ariko bashaka abirindutse akishyamba akiyerire ashyamba rimanutse ryerekeje muri Mwenga kandi no muri Mwenga kubera ko urabona yazajya guhinguka sakinjira muri Shabunda ubwo abagiye muri Shabunda niyo nzira yaba ari gushaka iriya ni inzira idashobora twavuga ko abenshi aho kugira ngo bafate inzira bene ukuntu imeze kuriya kugira ngo traverse kiriya kishyamba kiri hari inyuma hanyuma uzagere za Mwenga mugabo washobora ukamanika amaboko bakagufata kuko ushobora no kugwa mu nzira kuko inani za Sarangwe ziramutse zije zigafata hariya ntuza babarundi bacaye banyura rwango bamara kugera za Makobora abandi bose bakazaca za Rugobogo bari kwinjira Baraka kabisa nuko bimeze ni kuva za Poezero kuzivamo bakajya kwa Murima bakamanuka Baraka batarabakatinga nuko situation igomba kuba yitwaye numvishe naje no kwikoresha Giongo niba ari umuvugizi wa Fieka Dui ari kuvuga uburyo na plan ngo nibo bazitiye mama 23 buno Kinshasa barafashwe ariko nanuze yigeze kubivuga ninde yarundi wigeze kubivuga ni Rene Itomwe cyangwa ni Ngoma Nziti ashobora kuba ari bari kubivuga ati nitwe twazitiye ati FARDC nta kirimo ati nitwe twatumye mazari yaguye ashobora kuba ni yakutumba wabivuze ati twebwe ba resistant twihagaritse ati yo resistant itaboto batubaramaze kugera nuza Kinshasa ariko no wajya kureba amacacari ugasanga ko ino ntambara kuko bari aba FARDC na Wazalendo bari buze guhugira hejuru muri Hoplat batazi bigiye kubera hasi rero no biza kubakubita kuko hari abagiye kubakubita mucanganyiko iriya mucanganyiko nawe amaze kwakura hari ariko urareba ubwenge bwabo ngo duhitume mupiga
ngo lakini ngo ametomboka ametomboka sana ako kantu ngo ndio ametupika lakini ametomboka ngo n'ibikoresho byacu ngo twashatse kugira ngo turebe uburyo twabisova ariko ngo turabitaye amura yose barayitaye mama 23 MRDP twirwaneho yamaze gufata amura ya FRDC na Wazalendo bose na FDNB amura yose aho yariri yafashwe yari nibyo barabarasisha ibyo nibyo bigiye kubarasa ibyo nibyo biratanga ramforo nibyo bishobora gutanga ramforo yo kujya gusova Minembwe tubabwire ko ikiri kunyerera nubwo igoswe bwana Bemba mu buryo bwose bushoboka koko pe turi kubivuga tukavugisha ukuri tubabwira tuti Minembwe yo iragoswe pe kubera ko uburyo ihagaze Bemba ntabwo ihagaze tu neza en general ntabwo ihagaze neza ariko kugeza amagingo y'acyangaya iracyafitwe na MRDP twirwaneho na M23 ariko ubona ko bari kugaba ibitero ariko cyakora abahungu bari kwihagararaho cyane vraiment reka mbabwize aba basore bo muri M23 na MRDP twirwaneho bari hari Minembwe n'abasirikare cyane icyo cyo tugihurijeho kuko ntibyumvikana ukuntu effective igukubye nk'inshuro nka magana ushobora kubuhanganya nayo kurusha n'igikoresho ushobora kubihanganya nayo hejuru yawe aho ushobora kwegurura umutwe mu ndake ngo nawe urase hejuru hari drone zimeze nk'umuzinga w'inzuki babomoye kandi zose zigomba kukurasa ibaza urwo rugamba nawe ubwawe barugutereka iyo ngo rurwara ariko uzi kaka soko ikabuye muri Tanganyika kagiye gucaginga ibikoresho ikarema kavuye y'intare za Saramwe ziba zikohereje intare za Saramwe zifite ubudrone bungana n'ubusazi butoya ariko bufite akabombe gasharira ziba ziraje ikajya hejuru igeze muri Tanganyika pyo ibakarasiraho ngo karamanuka ngo bru no hasi ari harimo abazungu batatu nabo ntabwo baraboneka reka twaye n'abazungu batatu baza kandi bafite gafite bandi barajya bakeka bose nabo ngabo batatu nabo baraboneka ntabwo bagomba kurengaho kubera ko iriya ngo itwara n'abantu nibifite iriya twarwa n'abantu gomba kubifite itwara n'abantu itwara urumva igomba kuba ifite umurashi na rana wiwe n'ukwitwara kumurodingira nyine rana nuri kurasa nuri kuyitwara umva abo ngabo batatu bashobora kuba ari abo ngabo ari abazungu baje kwica abanyamurenge none buno bari kuribwa na bya bifi biba muri Tanganyika ndiko bimeze Bemba twari dukomoje mbere yuko dusoza twari dukomoje kuri Sukoyi irongeye nanone ikindi gihombo kirongeye kikubise kuri Kongo iraguye iguye ikisangane mu shyamba nose turamenya bigenze bite buri kamwe kose bavuga ngo ni intare za Saram aeroport international ya Bangoka ibikoresho barabyimuye kubera ko ibyari bisigaye ibindi byose byaratwitswe birarangizwa intare za Saram ariko none nayo se turavuga ko ari intare za Saram zirasiye hari muri rashamba ya mu Rwanda barabiyoboye ko babishyira ku Rwanda ngo ruri muri Central Africa ariko bagiye kubivuga inkangu zaracitse zisha abaturage muri Karehe babishyira ku Rwanda bwa bwato bwitwa Merdi burarohama ngo n'u Rwanda imyuzure ibikishasa n'u Rwanda ngo nubwo nabyo n'u Rwanda rwararenganye Bemba reka dusoza dushimira abakunzi bacu tunabasezera abakunzi bacu katubashimire tunabifurize gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo icyo tuzi cyo Machachari nagarutse kabisa Machachari akeneye ibikoresho cyane ndimo ndagendera kuri yandi bita tangente ari kugendera ku jante reka mbabwize ukuri wa mugani ntabwo utangira ntabwo ari uko ari abantu bakubwiye ngo utangira ujye bagezaho amakuru wowe warabitekereza bati abantu bakeneye kumenya amakuru y'ibibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane iwacu mbese iwacu ni ukuvuga ngo hari abantu bishimira amakuru yawe uwumva rwose bya bindi ngo lisite ngo yo gufasha runaka ibyo ni ibyo gusabiriza no guhera ibyo ngibyo nanjye narabibonye bya bindi bimeze kuba gusabiriza ntabwo ari uburere buzima
waca mu gikari kabisa ukavuga ati Mfite Macacari mfite iki nawe wongere kabisa yaba Uko bimeze. infra nta kibazo kabisa yaba defra nta nkunga iba ntoya nta nkunga iba ntoya ku buryo nibyo muri biriya bavuga ati ngo nujya gutura ugaturisha ukuboko kw'iburyo ukw'ibumoso niko ukabimenya ntazagire umuntu uzamenya ngo Bemba ngo yamuhaye milifura ngo ngewe nanjye ndamuha w'isafu sibyo buri muntu uko yiyumva rwose yabikora nawe akongera agasubira ku murongo marigre ya nawe uri umuntu w'umugabo tuba tugomba rega guhatana kugira ngo buriya hariya abanzi bacu hariya bari kujya babyinira ku rukomati baza byaramurangiranye yaragiye ibyo barimo ariko arahari ndahari kabisa rero ndagushimiye rero turabashimiye urakoze cyane ngiye kongeraho akandi kantu nakibagiwe ndakabibutsa mu kindi kiganiro makuru tubuze gukora mugire impagarike n'ubugingo Imana n'amafaranga